Reka nongere mbasuhuze mu mwese mukunda gukurikira ibiganiro binyura kuri Leonidas Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, baba bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane wa Burayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mu mwese mwakoze subscribe kugira ngo ibi biganiro bijye bibageraho mu buryo bwihuse. Ubwo kandi nkasigara mbabwira n'ubundi ko mugomba gusharinga, gukora like ndetse no gushyiraho ibitekerezo byanyu. Abatarakora subscribe namwe nkavuga ngo nimukubite mubangura kugira ngo tujye twibanira muri ubwo buryo butandukanye. Inkuru muzisharinge, mukore like, mushyiraho n'ibyo bitekerezo byanyu, ibintu birushaho kugenda neza. Murabimenye rero ko buri munsi twiganira ku makuru y'imikino abavugwa mu Rwanda, ndetse yewe tukarebera hamwe nibiba bigezweho cyane cyane mu mahanga. Muri Rayon Sport yanyu hari byinshi biba bivugwaho, ndetse muri APR yanyu nabyo hari byinshi biba bivugwaho, muri polisi nabyo hari byinshi bihari. Ibyo rero nibyo ngira ngo tubiganireho mu buryo butandukanye, hanyuma namwe mumenye ibijya mbere mu makipe yanyu. Rayon Sport murabizi ko yatangiye imyitozo ndetse ikomeje n'ibiganiro n'abakinnyi kugira ngo irebe ko yabona imbaraga zo gukina Sekafa Kagame Cup, Confederation Cup ndetse na shampiyona y'u Rwanda. APR nayo abakinnyi bakomeje kuza bagomba kuyifasha gukina Sekafa Champions League ndetse na shampiyona y'u Rwanda yewe na Super Coupe. Ibyo byose rero haba hari amakuru mashya agenda avugwa, nibyo mbagira ngo tuganire. Ubwo rero navuga ngo uyu munsi wo uranihariye, birumvikana ni tariki ya mbere y'ukwezi, abenshi banafite n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro kuko ni konje, birumvikana umunsi w'ubwigenge. Ubwo mbone no kwifuriza n'abaruhuka kuruhuka neza mukurikira icyo kiganiro tuba dukora. Abandi namwe mwa mufite akazi nkanjye muvuga muti twebwe nta kiruhuko cyo kuvuga, ariko ubundi kiruhuko cyo kuvuga cyo kibaho wa mugani. Twebwe tugomba kuba dukora buri munsi kuko nta kiruhuko cyo kuvuga kibaho. Tugomba n'ubundi gukomeza tukavuga ayo makuru y'imikino, ariko hari abandi bo baba bavuga bati twebwe tujya muri ofisi twaruhutse. Nibyo rero mugomba gukurikirana ayo makuru. Mbere yuko rero ni nseseka muri Rayon Sport na APR, reka manze nigire gatoya mu gikombe cy'isi, ariko ubwo no muri Rwanda Premier League ndanyuramo gato. Reka manze nigire mu gikombe cy'isi. Mu gikombe cy'isi amakipe yandi nayo yamenyekanye, ariko ubu noneho nta cyatunguranye niba ariko nabivuga. Reka mpere kuri Norvège yakinaga na Côte d'Ivoire, hanyuma bikarangira ikipe ya Côte d'Ivoire isezerewe ni ikipe ya Norvège ya ba Haaland ndetse na ba Martin Odegaard ku bitego 2-1. Côte d'Ivoire ubwo itaha icyo iba igihugu cya kabiri cya Afurika gitashye, ndavuga muri iyi round of 16 muri kimwe cya 16 nyuma ya Afurika y'Epfo hakaba hatashye n'iki gihugu cya Côte d'Ivoire nyuma yo gutsindwa na Norvège ibitego 2-1. Ubwo basanzeyo Tunisia yari yaviremo mu majonjora, hasigaye kureba ibindi bihugu. Ubwo ni bingahe? Ubwo ni 7 tuza kureba uko byitwara. Hanyuma undi mukino wabaye na utatunguranye ni Ubufaransa bwahiritse Sweden ya ba Victor Gyökeres na ba Alexandre Isaac. Ba Mbappe bayibwiye bati ntabwo uri ku rwego rwacu, twebwe turi abafavori bo gutwara igikombe cy'isi, nawe uri muri ayo. Bahita bahirika rero bohereza hanze. Ubufaransa nabwo buba burakomeje. Indi kipe rero ni iyakiriye ni Mexique nayo yabwiye Equateur iti nubwo twaba turi hafi ku mugabane umwe, twebwe turi mwebwe muri Amerika y'Epfo, twebwe turi muri Amerika yo hagati, tujya kwegeranamo gake, reka tugutikure nawe usubira iwanyu mu buryo bwihutirwa. Ikipe ya Mexique rero itsibura Equateur ibitego 2-0. ni umukino urangiye nyine mu kanya, birumvikana. Ubwo rero nyuma y'ayo makipe yakinnye dutegereje nanone kureba ese uyu munsi bimeze bite ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika birinyara mu isunzu mwuka agira Imana birinyara mu isunzu. Maroc yo niyo yamaze gukatisha itike yo kwerekeza muri kimwe cya 10 muri kimwe cy'umunani. Dutegereje kureba rero ku isaha y'isa 12 aho ikipe ya Congo Kinshasa irabiritagurana n'Ubwongereza, ba Cedric Bakambu na ba Harry Kane. Ko bikomeye. Ba Mutusami bimeze bite na ba Declan Rice, ba Sadik Noah,
aba bakinnyi bamenyereye muri iyo shampiyona y'Ubwongereza harimo abayikinamo abo ba Sadik Noah navugaga n'abandi bakina muri shampiyona y'Ubufaransa ba Chancel Mbemba. Bimeze bite imbere y'aba bagabo b'Ubwongereza? Uyu nawo ni umukino buri wese afite amatsiko yo kuwukurikirana ku isaha saa 12. Navuga ngo abantu turaba turi kuri televiziyo abandi bari kubikurikirana mu buryo bwabo, ariko uyu no mukino urabukomeye. Abakongomani muri hagararaho cyangwa Ubwongereza buraza bubahondagure, ariko turifuza ko Ubwongereza nabwo Kongo Kinshasa yihagararaho ikaba yatikura Ubwongereza igitangaza kigakuru. Nimuvuga ko mwihagaze imbere ya Portugal. Ubwo rero naho umunyezamu Lionel Pazzi wo kupangurira imipira ya Harry Kane n'abandi baba baraho ngaho. Hanyuma tugategereza undi mukino ku isaha y'isa 4 uza guhuza ikipe y'Ububirigi na Senegal. Senegal yo iritwara ite imbere y'Ububirigi? Uwo nawo n'undi mukino ukomeye dutegereje. Ni igikombe cy'isiro dukomeje kwinjoyinga kugeza ku itariki 19. Ubwo nakubwira ngo komeza nawe ubikurikirane, twese tubikurikirane. Nigarukiye rero inyarugenge narabibabwiye ko Rwanda Premier League yasinyanye n'uruganda rwenga icyo kunywa cyitwa Skol nyuma yo kusinyana na Rayon Sport. Nyuma yo kugira Rayon Sport batereka yaho tuyagabanye tuguhe 180, ariko 85 nizo ziri mu mafaranga, izindi ni mu bikoresho harimo ibyo bibuga bya Skol n'ibindi. Batereka amafaranga menshi ya cash tuyajyane muri Rwanda Premier League. Bakaba rero basiganye imyaka 3 arenga miliyoni 300 ya buri mwaka azajya ajya muri Rwanda Premier League. Byanatumye Rwanda Premier League igira gute yemeza ko ikipe izatwara shampiyona noneho ubishobora kuzajya itwara arenga miliyoni 100. Birumvikana ngo barabikomora ku masezerano bagiranye na Beka nayo izatikuramo ibifaranga byinshi kandi niwe mufatanyabikorwa. Bakaba babonye n'uru ruganda rwa Skol narwo ruracinyamo amafaranga. Bakaba binavuga ko banateganya nuko na Azam ngo batindijwe no kurangira kwa amasezerano bafitanye na Star Times iwerekana binyuze kuri Magic Sport bafatanyije na RBA. Baravuga bati aba bantu bari kudutindira nabo amasezerano yabo wagira ngo arangire, hanyuma ngo Azam nayo izahita yirohamo. Mwibuke ibifaranga iha muri Tanzania, mwibuke ibifaranga yatangaga muri za 2017 ikiri umufatanyabikorwa wa shampiyona y'u Rwanda. Baravuga bati nayo nizanamo igakubitamo nka miliyoni 500 za buri mwaka, bati kazaba kabaye shampiyona y'u Rwanda izaba yakomeye. Ubwo ikizaba gisigaye na aya makipe nayo kwiyubaka bakabijyanisha nizo sponsors zabonetse bagashyiramo akabaraga. Ariko birumvikana na Rwanda Premier League zabaye bahaye amafaranga menshi, hanyuma bakajya bagura abakinnyi bakomeye. Wa mugani nta kuntu ikipe yatwara igihembo cya miliyoni 100 yatwaye shampiyona ngo inanirwe kugura umukinnyi ukomeye. Indi nayo yabaye ya gatatu wenda n'urugero ihawe miliyoni 50. Ayo nibuze ni amafaranga ya umukinnyi ukomeye akaza akaba yagira icyo akora mu ikipe. Ariko bwa buhembo buto bwa nta kigenda bwajyaga butangwa, ibyo ngibyo biraba byagiye nyine. Hanyuma rero ubwo muri uko kwiyubaka rero mereye ku makipe nkahera kuri Polisi mbere yuko ninjira muri aya makipe akomeye. Reka nkubwire ko Polisi ngo kuri uyu wa gatatu hategerejwe abakinnyi b'abanyamahanga n'ubundi ntirarekura nubwo yabasezereye, ariko n'ubundi ngo igomba kuzana abandi ngo bagera kuri 5. Harimo uturuka muri Kongo Kinshasa mu ikipe yitwa Celeste, harimo uturuka muri Mali, harimo uturuka muri Cote d'Ivoire, harimo uturuka muri Nigeria. Muri Nigeria umunyarimbaoma we nta gisibye aho twaramumenye, ariko abandi nabo ngo muri Mali haravayo umukinnyi, muri Cote d'Ivoire haveyo umukinnyi, muri Kongo Kinshasa haveyo umukinnyi. Ngo abakinnyi bagera kuri 5 barasesekara Nyarugenge, ndetse bazane n'umutoza nawe bivuga ko bamwe baravuga umufaransa abandi bakavuga umunyamaroke. Ariko n'ubundi still Polisi nidahindura ingendo. Ikibazo yego n'abatozi izana bashobora kuba bafite ikibazo, ariko nibabanze birebe ubwabo mu buyobozi. Ese twebwe turishyashya, ibyo tugomba gukora turabikora ko Polisi n'ubundi uko umwaka utashye uko imyaka ihinduranyije ariko igenda izana abatoza, ariko ugasanga umusimamo n'umwe, gahunda n'imwe, ndetse n'abakinnyi bayo bagenda bayivamo bakagenda bavuga bati mwibuke ibyo Byiringiro Rage yavuze
bati polisi wagira ngo bo ntago bazi icyo bashaka, bati bo niyo twanganyije baradushimira, ariko APR yo kunganya ahubwo n'ikiboko ahubwo cyazamo, bati baratubwira bati ntacyo mwakoze, ariko polisi ikadushimira. Ubwo rero reka dutegereze turebe abakinnyi polisi iri buzane, uretse uyu Victor Mbawoma tuzi, abandi ntabwo tubazi. Ubu ushobora kujya kubona ukabona niba hari uwo Rayon Sport yari yivugiye, uko niko polisi ikora, iramanutse ibaye kubera ko ari ifite ayo mafaranga yirukanka iramucakiye. Ibyo bijya bibaho, amakipe nk'uko Rayon Sport ikirambagiriza, bakumva umukinnyi ari kuvugwa cyane kubera ko Rayon Sport iri kumurambagiza, bagahita bitambika bagahita bamugira gute bamushikuzayo. Iyo mikorere nayo usanga ipfapfanye, nubwo yego gapapu zibaho, ariko se mwebwe ntibamuzi kurambagiza. Gapapu zibaho pe, ziranemewe. Ntabwo bivuze ko umukinnyi rero yarambagije cyangwa se n'ikipe yarambagije utamunyarukana mu gihe waramukubishoboye. Ariko aya makipe yacu yabikora ari ugupfa kubikora gusa tu. Uwo mukinnyi atamuzi, ari umuntu ugiye uba komisiyonamo akagenda akababwira ibyo bya komisiyo, bakagira bagahita bahuruduka bahutera, bakaba baramuguze batanamuzi, yewe batazi niba banamukeneye ku mwanya bamuzanyeho. Ari ukugura byo kugura gusa bitewe nuko hari abantu bashaka kwiriramo. Iyo ni polisi. Hanyuma rero nitambukiye nkagera ku ikipe ya APR Football Club, narabibabwiye kuri uyu wa kane ko igomba gutangira imyitozo, ariko yayitangira uwitwa Maduzone agomba gusubira iwabo muri Burkina Faso nyuma yo gusinyira ikipe ya APR, akajya gufata utuntu twe ndetse no kwitegura bya nyabyo, akazagaruka mu cyumweru gitaha aje gukinira no kwitozanya n'abandi mu ikipe ya APR Football Club. Uyu ni wa munya Burkina Faso ikipe ya APR yaguze. Hanyuma ubwo uwitwa Hernani Silwane ndetse na Mamadou Traoré, abangabo bo basubiye iwabo, bagomba nabo kuzaza mu cyumweru gitaha kwifatanya n'abandi, kugira ngo barebe ko ikipe ya APR yagira gute yakora akantu. Bakaba rero ubwo na Michel nawe bakaba bagitegereje kureba aho bakura rutayizamu, nabo byababereye insobe nyuma yuko uriya munyazambia abacitse. Byarabagoye kugira ngo uriya munyakenya abacitse Moses Chuba, byarabagoye kugira ngo babone undi mukinnyi wamusimbura. Abantu mu bakinnyi barabuze rega, wabyanga wabyemera abakinnyi kugira ngo ubone umukinnyi ku mafaranga aringaniye kandi abakomeye, atari wo kuza kurya imitsi gusa, nabyo birakomeye. Niyo mpamvu APR nayo ikubita hirya igakubita hino, igashakira hasi kubura hejuru, ikareba uko ryabona rutayizamu, ariko n'ubundi bikomeje kwigora. Uko byagenda kose rero baravuga ko bagomba kumubona, kuko Togwi ntiyakwataka wenyine. Djibril Watara byagaragaye ko ari umukinnyi unezezwa cyangwa se utanga umusaruro iyo anyuze ku ruhande. Bityo rero ku bubi n'ubwiza bakeneye rutayizamu wunganira na Togwi, kuko Togwi nawe ntiyakina kabiri, kandi mwabonye ko nawe ari umunyabitego bikeya, ntabwo ariwe wacungiraho haba muri Sekafa ndetse no muri CAF Champions League. Ese ninde uzaza? Ibyo nabyo turabitegereje. Muri Rayon Sport yo yatangiye imyitozo tayari. Imyitozo ya mbere yarabaye kuri uyu wa kabiri, bari gukora kabiri mu gitondo na nimugoroba. Mu gitondo bari kwiruka imisozi ya Gicumbi bayimajije amaguru, hanyuma nimugoroba bakaba ari bwo bakora utuntu dukeya two ku mupira mu gihe byo gutangira hariya kuri stade ya Gicumbi. Ikintu twashimye rwose, kuko burya nubwo abafana mukunda kujya kureba Rayon Sport mu Nzove, ndetse n'abanyamakuru nabo bagakunda kujyayo buri munsi, ukajya kubona umuntu yiteretse iby'imyitozo ngo giki cyataka cya Rayon Sport mu Nzove, batawuhamya n'abawuhamya bose bagaragara, umutoza mukamenya amayeri ye. Iki kintu Rayon Sport yakoze cyo gufata ikipe bakayijyana Gicumbi ni cyiza cyane. Ni nacyo kizatuma umutoza Haringingo Francis nta rwitwazo azagira, kuko ikipe bazaba bayimuhaye. Ni nabwo tugiye kureba ubukana bw'imyitozo ye, azaba yayikubye uko ashaka. Abafite fizike nkeya ababwira, abafite ubushobozi bukeya ababwira, ku buryo azabavanayo hari urwego nyine nk'abakinnyi bavuye mu mwiherero. Bakaba bafite itandukaniro nk'abakinnyi bakoraga imyitozo bakagenda bagafata recuperation ya mu gitondo bakarya, hanyuma nyuma ya saa sita ubwo bakanaruhuka, nyuma ya saa sita
bakajya hariya mu myitozo kuri stade ya Gicumbi. Nta rwitwazo rero bafite. Hagati aho ariko bakaba bakomeje kuganira n'abakinnyi banyuranye. Ubu bije navuga ngo bagiye kubona amafaranga nabibabwiye ya Beka, kuko ni muri iki cyumweru ubundi byari bitegerejwe, nubwo hakirimo akantu ko kuvuga ngo ese iyi Rayon Sport turatanga amafaranga tuyaha ubuyobozi bukiri bw'inzibacyuho. Nicyo gikomeje gutinza amafaranga ya Rayon Sport, ariko bivugwa ko muri iki cyumweru hari amafaranga bari bubone, bakaba bagira gute bakemura ibibazo bitandukanye by'abakinnyi. Mwibuka ko abenshi muri bo babahaye ku itariki 15, ariko zishobora kutagera, bashobora kuyabaha mbere bitewe nuko byavuga ko Beka iri buha amafaranga muri iki cyumweru. Gusa nyine nk'uyu munsi bwo biba ari konje. Hanyuma rero ikindi, Kwizera Olivier miliyoni 30 ngo yarazemeye, igisigaye ni ku mushahara aho ari kubaca miliyoni 3 n'igice bakamuha 3. Ibyo nabyo birahari. Twababwiye ko Ndayishimiye Richard we bisa n'ibyapfuye, atagikomezanyije na Rayon, batekereza kuzana ari Musanga. Ubwo kandi bakaba bagitegereje rutahizamu, nawe bivuga ko ngo ari uwo muri Mali, atakiri uwo muri Nigeria. Ibyo byose byanze bikunze amashira kinyoma tuzayabona ku itariki 18 ubwo Rayon Sport izabikira n'ikipe ya Gor Mahia. Bazaba baje ari bashya bavuye ari Igicumbi, mu karere ka Gicumbi, bameze neza, bafite fresher. Murakoze cyane, mukomeze muhane nanjye kuri Rwanda Sport Channel. Ubwo nandi makuru nyine uko agenda yisukiranya, natwe turakomeza kubana namwe. Bye bye, ciao.